Tajya kuzana ibintu by'ibishego. Oya oya nta kibazo bazanyereka inzareba nanjye niba nyereka nzareba. Kuzana udushego. Oya wavuze izindi ndimo urujyo ndi kuguha. Wese ukavuga ko nandirimo nono zagombye kwitwa izisi. Ntazo. Nta nimbe kwisi. Nta nimbe guma kwitwa iyisi. Hanyuma ariko nta nizigomba kwitwa izima. Ntayo nayo. Buriya ngo umupagani ngo ari ibirimbo by'isi. Ibyo nabyo nakubwiye kisha mupagani ari gitutsi Manuel. Buriya we ngo n'umunyejuru abantu bari abandi abapagane ijambo umupagane ni gitutsi. Ihimbaza Imana yo. Wayiririmbira ahantu hose kwisi. No mu kabari. Buriya mu kabari najyamo nkarimba Imana ni seriye. Noneho nizo mu gito cyo guhimbaza Imana nkaziririmba. Kandi woza atuma bagu. Nese mu kabari ntabwo nakwigisha ijambo ry'Imana banyemereye. Ubwo mu kabari bakwemereye. Baramutse banyemereye abasinzi. Ntagara amadini anyemerera Manuel abasinzi nyirakabara anyemereye. Waringa indirimbo nyinshi zitandukanye zirimo n'akamanyu k'umutima. N'iyindi yitwa Imana ni seriye, burya Imana ni seriye. Na Yesu ni ibanga rizwi n'abake. Ariko bundi reka nkubaze, kuki wavuze ngo Imana ni seriye? Kuki utavuze ko Imana ari seriyeze? Datashoboza nami nkomeza Yesu ndinda guhindurwa n'ibihe. Turabasuhuje mwese abakurikiye Ziraziritse TV n'icyumba cy'ibitekerezo aho muherereye hose, nkuko nkunda kubivuga amahoro y'Imana akomeze kuganza muri mwebwe. Aha rero tukaba tugiye kuganira na Kwizera Valence, ngewe uri nyuma ya kamera nitwa Emmanuel Nshimiyimana nk'ibisanzwe. Hanyuma ariko nanone tukaba tunifuza kubabwira ko mu gihe mwajya mubona ko bikwiriye mwazajya mukanda kuri twa tuntu twinshi dutandukanye tujya dukunda kubabwira kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 cyangwa se 6 kuri 6 byose biremewe. Ndakwakiriye rero Ziraziritse. Urakoze cyane muvandimwe, nanjye ndakwakira ndakwishimiye. Hari haciye iminsi ariko abakunzi bacu twongeye kubazirikana ngo tuganire nabo. Aha rero muri iyi minsi nkomeje kugenda numva inkunduro y'abantu bavuga ko cyangwa se y'abanyamadini, bamwe bavuga bati ngo hari amadini amwe arimo kugenda abasebya, arimo kugenda bavangira bitewe n'ibyo bari kugenda bakora ariko ngo bitari mu murongo n'ubundi ngo w'Imana. Bakavuga ko rero ngo aribo barimo kubateza leta bitewe n'ibyo barimo kugenda bakora, leta igafata imyanzuro ikakaye cyangwa se ikabamagana. Nabo rero bakavuga bati abo ngabo nabo turabamaganye nubwo ari bene wacu b'abanyamadini. Bati kandi turasaba leta ko ikwiriye gukurikirana ikareba koko abakora ibitemewe ariko abakora ibyemewe bo bagakomeza kugenda bahabwa umugisha. Ndavuga ni reka nzabikubazeho ko hari abantu agenda bahanura ibintu nyamara babihanura leta ikaze kavuga iti ubwo mvuze leta ndavuga inzego zibishinzwe. Bakavuga ko ibyo bahanura bigenda biyobya abaturage ndetse no kwangisha abaturage inzego z'ubuyobozi. Bakavuga ko ibyo bintu bidakwiriye kandi ko biba bitaturutse ku Mana, ariko bamwe mu banyamadini bakavuga bati ibyo ni ibyabo ntago abari by'Imana. Wowe ubyumva gute ku ruhande rwawe? Inzego zibishinzwe z'ubuyobozi rero bwite bwa leta niba zifite uko zimenya ngo ibi bintu si iby'Imana, zo zikabimenya, ni byiza zibimenye zikanabikurikirana zikanabihanira. Ibyo naba nemeranya nazo. Areka urera kugira ngo ngufashe, hari ibintu bibiri ngira ngo nkubwire abo ngabo barimo kuvuga ariko nibemeranye n'inzego za leta. Mu kuvuga ngo baravuga ngo Imana ishoboye byose. Ibyo nibyo rwose ndabyemera. Bati kandi Imana twebwe yatubwiye ko mu gihe turwaye tugomba kuzajya tuyibwira ikadukiza. Abo bantu rero manza nta Bibiliya bafite. Bibiliya Isezerano rya kera n'irishya, iyo ayo masezerano yombi agaragaramo gukiza kw'Imana kw'indwara zisanzwe, Imana igakiza itegetse gusa, hakaba naho ikiza ikoresheje imiti. Urumva neza? Mu Isezerano rya kera hano Elisa bari batetse imboga abantu ngo bashyiramo uburozi. Elisa yagiye ngo azana ifu ateramo aminjiramo, atongera amagambo y'Imana ariko ateramo n'ifu. Biriya biratwigisha ko ari umuti. Hari nawe yamumanuye amazi ngo yaruraga, avuga ngo munzanire imperezo nshyashya. Barazana ati mushyiremo bashyiramo n'umunyu, afata wa munyu ngo ajya ku isoko kwamisha, avuga ngo Uwiteka ahumana aya mazi. Batategetse gusa kandi byarashobokaga. Hari n'iyagiye akora ategetse. Aho atwereka ko kuvura umuti ugira ugakenerwa. Mu Isezerano rishya aho Yesu yagiye kiza anategetse gusa. Hari n'ubu yasize icyondo ku maso. Ni inyigisho zitwereka ko gutegeka bishoboka, Imana itegeka gusa, ariko hari aho hakenerwa n'ubundi bushobozi ngo ikibazo gikemuke.
imiti. Hari n'indimbo turi bivuga ngo munsi ngo kandi aho niho hamera igiti cy'ubugingo, ngo ibibabi byacyo byiza nibyo bikiza abantu. Ubundi saa atari Imana ikize ne ko ari ibimera, ibinini biva mu byatsi, ikinya kiva mu byatsi, ibintu byo kwa mu byose biva mu byatsi. Si Imana ni ibyatsi, si ibikije se n'ubundi. Aha rero niba barwara, ariko banze uva ko kantu nawe babanza umve n'ubundi Imana niyo ikiza n'ubundi, kuko ibinini ishobora gukiza ikoresheje inyuze muri ya miti se. Ibi biva mu ari imiti iva mu biremwa Imana yari biva mu byatsi. N'ubundi bari yamana kuko itamejeje ibyatsi. Ubu ibimera byose bishize ku isi nta binini byaboneka, kandi nitanga ubwenge bw'abakoresha. Yes, umva kwa nkubwiye hakize ikintu gikorwa ibyatsi mbi cyose ku isi bikabura, nta miti yaboneka, nta miti iva mu itaka, nta miti iva mu mabuye, ni mu bimera. Ibimera byazanywe nande ni Imana, ubwo bikarangira ari Imana ikijije n'ubundi. Bivuga ngo none ako waruvuze ni nayo ituma abantu bajya kwiga ikaba ubwenge, ikabajya babwira iti ni mubage. Hari basaba ukuntu babaga umuntu atari Imana, ibyo wabisobanura ubundi kuntu bafata icyuma bagakeba umuntu bakavana mu ndi mu muntu bombi bakabaho, ibintu wabisobanura ni Imana. Uzi ko ngena navuze ngo abaganga nzajya nita abakozi b'Imana, ibyo jambo nari kubwiye hari namwe mu bitekerezo byanjye. Abantu nemera ko abakozi b'Imana n'abaganga n'abarimu. Aha, niwe nge nemera ko abakozi b'Imana. Wowe rero ubwo muri make tuvuge ko abo bantu bazana izo nyigisho zidaturutse ku Mana, twari turi kuri mituweli, twari turi kuri mituweli. Nyine nibyo turimo kuvuga. Nge nasanze ikintu bavuga kivi kuzimu ndakibura, kiva kwa Satani, nta kibuze kuko mituweli n'amafaranga yanjye mba nyafite mu mufuka, nkayishyura ahantu bambwiye bati ngaho ujye ugenda wivuze. Icyavuye kwa Satani ni igiki? Kuko nta kintu nahawe, nta mafaranga nge nari mfite. Ababishinzwe barambwira ngo yishyire kuri ya konti, ndahira ndayahashyira. Bati wahashyize nti bati nujya urwara ujye ugenda bakuvura. Icyavuye kwa Satani ni igiki? Hanyuma kugutema insina. Umuntu utema insina rero bavuga ko zidakwiriye kubaho kwa insina ziva mu Rwanda, izabo ngo barazirana. Insina ko zivamo inzoga, none se ko zivamo n'imineke. Hari n'abazitemaguye, barye barazitemagura zose zihaza. Umuntu najya atema insina, inzego zibishinzwe zimukorera icyo zikwiriye kumukorera. Sinkizi, sinzi amategeko n'ibihano, ariko zijye zimuhana ngo kubera ko zivamo inzoga, zivamo urwagwa nibyo, kandi inzoga ntago yemewe. Hanyuma se umutobe ko wemewe uvahe? Imineke ko yemewe ivahe? N'imiti ko hari iva muri ibyo yose ivahe? Ese Manwe, uzi ko abantu bambwiye ikintu ngiye gukora n'icyo bambwiye ntabwo nzi ari ukuri. Ababyumva bamenye ko niseguye. Bambwiye ko ngo ikinya kino badutera kwa muganga batubage murango ugikorwa mu rumogi, ariko niba ari ukuri simbizi, ndisegura. Ese bibaye ari ukuri, uyu ubushakashatsi burabigaragaza. Hari icyo biziho nawe? N'indi miti yose, ibyo ni ibintu byanditse bihari. N'indi miti yose imyinshi igabanya ububabare, buriya urumogi narwo rukorwamo imiti. None hari igihugu kitarurwanya ku isi na kimwe? Byose ntibirurwanya. Oya, ibyinshi birabihugo birarwanya. Oya, ahubwo nsubiza ngo birurwanya bibuza abantu kurunywa mu makaritsiye aho bibereye ngo barunywe. Ntabwo bibuza guhingwa kuko hari ikindi rukenewe. Urumva ko uruvamo izo zantidurere mwese nirucika rukarangira zizavayo. Ni urugero nifashe kuri abo bantu. Namwe abanyamadini akamogi mukanywa mu binini. None se abanyamadini ku madini sibyo bari kukubwira, ariko singuhakanya, bimeze ahubwo ngwakanya turanarumwa mukanywa mu binini, turarwamagana. Ariko umuntu wese bateye ikinya wese hari operasiyo bamukoreye, n'umuntu umwe bigabanya ububabare. Reka ndi kukubwira za tramadol, za kiriya kintu bita morphine. Morphine ni hose haba harimo ibiyobyabwenge babiri. Simbi ntabwo uvuze abanyamadini, simbi hakana rwose. Mu miti dufatamo ibintu byinshi tudafatira ahandi. None abo ngabo bavuga ko kujya kwa muganga baba bagiye guhura nabyo se sibyo nakubwira. Kwa muganga nabanje kuhavugaho mbere ho nahavuye, twateze ku nsina. Abarwanya insina bose, insina bareke kuzitema, wenda bajye bakora bengamo umutobe. Abo bantu abo nyirizina ni batera insina, batere n'ibitoki by'imineke, bajye benga umutobe banywe babone n'imineke. Ariko n'urwagwa rureke, ariko narwo ruremewe, bo bareke kurunywa, ariko abarunywa barunywa. Kandi kibitaza nabo maze utaranumwa, ariko urumva. None se ngiye se nkubwire kwize, none se ngiye nawe turya ibiryo bimwe? Ntabwo turya bimwe yaro. None se niba utarya isamake n'abandi bazazireka, ariko ntabwo turi ku nzoga, turi ku nsina. Ibyo ni kukubwira nyine. Kandi na deba y'inzoga tuziye kubikora insina zivamo ibintu byinshi. Harimo imineke, harimo imitobe. Yes, bakoze umutobe bakanywa umutobe. Barya imineke, ifite umumaro ku mubiri w'umuntu. Imiryango yabo ishaka kwiteza imbere igakora urwagwa ikagurisha, baheretse naje kabikora. Ese ubundi bagurishije ibitoki ahubwo nibagurisha ibitoki, ubiguze cyagiye kubikoresha ntikibareba. Nibabitere bajye babwira umuntu azabigura bijyane,
cyangwa se batema izabo ariko oya n'izabo ntabwo ari izabo ntabwo umire kuzitema ariko ntabwo ari izabo ariko njye nawe abo bantu izo sina zabo twazinywa zatugira umumaro ntabwo ari izabo ni izabo da ntabwo ari izabo Manuel ibi ziba baziteye ntabwo ujya guhaha mu isoko uhaha ibyandi bivuye he si byo rubanda bazana mwese babihinga wari uzi ko ari ibyabo wari uzi ko uzabirya ntugire no kugura amateke bayahinga wari uhari okay byiza cyane biriya ni izacu twese irasira ntabwo ari izabo aho rero abanyamadini bagenzi babo bakaba barimo kubamagana bakavuga ko ibyo ari ubuyobe we niba bamagana agenda bamagana bukomeye cyane ariko ibyo nusu bwa mbere bije mu mwaka ntibutse neza muri 1986 na kangahe bizeye kwaduka abantu barandura n'ikawa ngo Yesu araza ngo ejo bundi ibi biri gutinda ngo barabirandura ibyo bate barabirandura abantu bahaje ibyo gukamira inka hasi abantu biboyowe nk'uko bijya bukunda kubaho bizanwa n'amadini n'amatorologisi buri gihe biba bizana rwose ibyo ndabizi kandi bimwe na bimwe gusanga bidakwiye Bibiri ivuga ko minsi muri kaza ibihe birushya okay nibyo ni ibihe birushya rero uti ibyo ni ibihe birushya reka rero tuganire ku kintu maze iminsi ndimo kwibaza wowe uri umuhanzi sibyo uri umuvugabutumwa ukaba n'umuhanzi waririmba indirimbo nyinshi zitandukanye zirimo n'akamanyu k'umutima n'iyindi yitwa Imana ni seriye burya Imana ni seriye na Yesu ni ibanga rizwi na bake ariko ubundi reka nkubaze kuki wavuze ngo Imana ni seriye kuki utavuze ko Imana ari seriyeze Imana se uretse n'Imana kuki mwijuru kuko ako kanikize kukaba mwijuru nta genre féminin ibayo no niba batari buntere byatsi babyeyi bacu mwijuru Imana iri muri masculine uti Imana iremye ikigabo Imana n'umugabo uti burya Imana ni seriye ni indirimbo yawe yanjye rwose ikunda abaseriye kabaho ubuseriye ariko niwavuga ko Imana ari seriyeze ngerago nawe nabyo byakwemera Imana n'umugabo n'umugabo gute se umugabo gute Imana dore ahantu ibereye umugabo ariko nkwereke ndabona ibyo bintu byakugora kubikora ntabwo bingora uzabisobanurira nzabikubaza mu kindi kiganiro sawa ariko Imana n'umugabo ariko gusa n'ibinyejuru n'abamarika n'abagabo ariko gusa amarika w'umugore ubaho nta kinyejuru cy'igifemine kibaho okay reka twikomere ibyo tuzabiganira nta kibazo ibyo ngiye kuhita biteguraho ubwo se ubwo content yitwa ngo ikize banga Imana igira igitsina niko zabyitwa none isabo ntacyo kuki Imana abantu Bibiliya irahari kuki nyine wowe nzahera kuri ibyo kuki wavuze ko Imana ari seriye sawa ntuvuga ko Imana ari seriye ariko kandi gato ubundi burana nakantu gato nakuyemo ibintu byinshi ngiye nashaka kuvuga ngo Imana ni ukuri Imana ni umwuka Imana ni urukundo Imana irakomeye Imana irakaze Imana ntitinda Imana ntitinya Imana ntibeshya Imana yakugabura cyangwa ikagusonzesha Imana yakubyushya cyangwa ikakunanura mbona bari ibintu byinshi fata akantu gato nibashana Imana ni seriye nakantu gato uza kantu twasiri kwintegire muri electronique ukazi siri kwintegire akuza kanso baretse reka kunyobya reka kunjyana mu yindi nuza yiti impamvu narizanye izo ndirimbo hari impamvu nshaka kugira ngo tuganire kuri iyo mpamvu ariko ubusobanuro bwayo nzabukubaza impamvu wavuze ko ari seriye ntuvuge ko ari seriyeze cyangwa kujya utavuze ko ari ariko n'uzasanga ari seriyeze uza indirimbo yayo tuzabiganira okay weho rero narimvuze ko uri umuhanzi wahanze n'izo ndirimbo uyu munsi ukaza ukazihereza amakorari akaririmba nanjye rizanjye nahimbye nzereza n'amakorari n'iriyawe no ku cyumweru twarayiririmbye hanyuma leta ikaza ikavuga ngo igihangano mu by'ubwenge umuntu akwiye no kujyanisha kikaba iki mwebwe mwazigeze hariya mugatangira muti indirimbo zibaye iz'Imana kandi indirimbo ni iza wowe ndashaka aho hantu niba aricyo biri bivugaho bitubwire niba nta kibivugaho utubwire uko byumva indirimbo z'Imana indirimbo zacu cyangwa zanyu zihinduka gute indirimbo z'Imana Manuel ntago ndi butinde ku gisubizo cyane ashobora kuba ari wowe uremereza ibintu bitari biremereye wafata ikiro cy'ikintu kandi ari ibintu ukakita toni donc biriya hariho imvugo uretse n'iriya mvugo hari izindi nyinshi imvugo nyinshi dukoresha mu madini n'amatorero zitari ukuri kwa Bibiliya ariko Imana ntibiduhore ngo uvuge umuntu yacumuye yakoze nabi hari izindi mvugo nyinshi natwe bwacu tubiganira dusara ibi tuntu nk'utubantu badukura reka ngwe nk'urugero hari nk'abantu bakuru basha ngo mata y'itanu ushango handitse ngo muzumirwa nta bibaho nta bihari bivuga gutyo ngo muzumirwa kuvuga ngo nutera intambwe ngo Imana yatara 99 ibyo ni ibintu byimye ku minwa y'abantu cyane ariko ntawo byanditse ariko ibyo ngibyo ndi kuvuga ndagusubiza impamvu mvuze ibyo kuvuga ngo Yesu yagwanye umusaraba inshuro 3 nta hantu wabona ngo abwa bwa mbere nta ariko imvugo nk'izo zifite icyo zishe hari n'abavuga ko ibyo nabyo tuzabiganira n'Imana ntiziduhora icyo nakubwiye hari n'abavuga ko Yesu yakwebye
uwo musaraba bawikoresha undi muntu witwa Simoni umunyakurene wo mu Banyaribi. Bibiliya kuki itagaruka ngo yerekane aho yongeye kufata akawumusubiza? Uzabwira bo mufata bakavuga ko Yesu yakwebye ahubwo ngo wakabambwe garuka Manuel. Ibyo tuzabiganira. Yesu se navuze ngo eri ramasabakitani ni Simoni tuzabiganira Manuel. Uretse Manuel Simoni Bibiliya niwe wavuze ngo eri ramasabakitani. Uretse gato kuki Bibiliya igaragaza awufata ntigaragaze awumuhereza kuki yawumwakiriye kuki itagaragaza wowe n'abandi mwizera nkamwe ngo ni Simoni niwe wavuze ngo eri ramasabakitani. Ntabwo ngere kubyizera. Hari ababivuga Simoni nabwiye Yohana ngo dore nyoko ngo munyoko dore umwana navuga ko yakwebye kubera ko ntaho biri. Simoni navuze ngo data mu moko n'ishize nzagusubisha amagambo arindwi Yesu yavugiye ku musaraba niyo nzakubwira gusa. Bene data bakoresha ikindi gitabo gitandukanye n'icyanyu nibo bakunda kuvuga ko yakwebye. Reka dukomeze. Hanyuma icyo ngiye kubwira bira imvugo dukoresha nyinshi ariko zitari ukuri zidafite icyo zishe. Yivuze ngo mu ndirimbo z'Imana ubuvuzi bitari byo ariko ntacyo bawishe nta shyano rero bariguye n'abantu babitangije bashaka ati wene indirimbo zivuga Imana ariko batangira kuzita iz'Imana. Ni imvugo imaze igihe kinini umuntu yajyaga no babana babashira indirimbo kuri flash bati ndashaka iz'Imana gusa iz'Imana babashaka kuvuga izivuga iby'Imana izo mu nsengero. Ubundi igisubizo cyuzuye ntabwo ari iz'Imana mu by'ukuri. Ntabwo ari iz'Imana pe. Ntabwo nanjye nemera ko ari iz'Imana kuko bareka kukiriho bazita iz'Imana kuko n'igitabo cy'indimi kirenze ngo kandi bakarenga bakajya kuzandikisha. Iyo mvugo utayire Manuel wifata ikirongo cyite kandi bakarenga bakajya kwandikisha izo ndirimbo ko rizaba. Nakwemereye rwose ariko mbabare uri gufata ikiro ngo ukifate nka toni terura ikiro nk'ikiro. Iriya mvugo ntago ari y'ukuri ariko nta kitwa ntabwo wayiremereza ngo n'ishyano ryaguye barakora bavuga ibitari wibiremereza gutyo birimo witerura ikiro nk'uterura toni. Ndemera ko atari indirimbo z'Imana. Indirimbo zacu twe duhanga cyakora zivuga Imana. Igitabo cy'indirimbo cyanditseho ngo indirimbo zo gushimisha Imana niko cyanditseho. Izo guhimbaza niba no gushimisha Imana ariko hari izo gushimisha hirya handitse ngo izagakiza. Handitseho gushimisha Imana n'izagakiza. Mu Ruganda handitse ngo enyimbo icyo kutendereza katonda kwa ndimo nyine zo guhimbaza Imana. Keretse mu Kigali handitse ngo evyesho ngoro bya Ruhanga urumva ko bavuze ngo indirimbo z'Imana nabo niko ni nk'ari ko bavuze. Hanyuma Gaswahili ni nyimbo za wokovu ngo ni uvuga indirimbo z'agakiza. Icyo bisobanuye uzabizi n'indimi nane uzizi uko bivuga ariko gusa icyo ndi kwanga ntemeranya nawe we muri wowe uri kubiremereza kuruta abandi. Nge ndemera ko indirimbo turirimba mu nsengero duhimba atari indirimbo z'Imana ahubwo n'izihimbaza Imana n'izivuga Imana n'izivuga ibigwi by'Imana n'ibyiza byayo. Ariko ku rundi ruhande hari no bazagira ugasanga ari n'iz'Imana. Ese ko numva uri kubivuga oya ntabwo ndibivuguruze ugura kuri bigenda bivuguruza ugaruka ntabwo ndivuguruza gusa icyo bashaka kuvuga muri nge harimo Imana iba muri nge. Oya we ntabwo iba muri wowe iba mu madini. Mu madini yawe ariko ni kubizi nge Imana iba muri nge aho hantu uvuga iba ni wowe bivuga iba mu nsengero ntabwo kandi se vuga ko nibyo mvuga ko ari ibindi kuvuga iba mu nsengero ntabwo iba muri wowe mu rusengero hari mu rusengero ni mwituye se uwagena agakingura ni hiba wowe aya Imana iba mu ijuru no mu mitima y'abayizera rekera ntugire uruzana. Imana iba mu ijuru byayo aho ituye ahiba ikaba no mu mitima y'abayizera bayemera bayubaha. Iravuga ngo umutima umenetse ushenjaguwe ngo iwuturamo. None ko mujya kwishakirayo? Ntabwo tuyishakirayo. Nge nawe twabigana ibiganiro cyewe ngiye gushaka mu rusengero n'ihuriro ryanjye nawe reka njye kwishakira Imana. Uwo niwe nge ntuzambaze ibyo ntavuze uzabivuga uzamubaze nawe agiye kwishakira. Nge niyo ngiye kwiherera hanaha simba ngiye kuyishakira aho hantu mba ngiye kwiherera aho ntumva ndi majwi n'ibindi nkasenga Imana. Hanyuma rero yego indirimbo rero nyemerera kandi karushaka kubaza nde kubanza ukambaza cyangwa oya ntacyo niba indirimbo zahimbwe n'umuntu uri ku isi uwo ari we wese ahubwo reka nkubwire n'ikindi nta n'indirimbo z'isi zibaho kuko isi ntihimba. Ariko nanigiye kukubaza ugiye kumbaza mva ko nagutanze mva ko indirimbo yabishuriye icyo ugiye kumbaza rero. Yego niba bavuga ko hari indirimbo z'Imana ibwo niko nanigiye guhita nkubaza. Yaba ngo ingivyo n'izisi bavuga ngo hari indirimbo z'isi ngo ni indirimbo z'Imana. Oya byo ntago ari byo. Mu cyongereza bakavuga ngo ibyo bita gospel music nibyo bita secular music. Bisobanura iki mu Kinyarwanda ibyo? Gospel zivuga Imana nyine. Hoya yego nyine ariko ni ibyo guhimbaza Imana bivuga. Noneho rero bakaza bakavuga ngo hari zo guhimbaza Imana n'izisi. Ariko kibaza byose ko ari
zose ko zahimbwe n'abisi. Indirimbo z'abahungu dufite baririmba, ni gute bavuga ko ari iz'isi? Indirimbo za Bruce Melody ni za Bruce Melody yateguye araziririmba, ntabwo ari iz'isi. Indirimbo za King James ntabwo ari iz'isi. Hanyuma izawe izanjye ni izanjye nyine, ntabwo ariko ni iz'isi. Iz'isi gute? Njye ndirimbo izihimbaza Imana. Oya murakoze ko numva none utangiye kugenda bivanga. Oya kuki zitagomba izihimbaza Imana? Yego, ariko nazo ni iz'isi. Oya ntabwo ari iz'isi, ni izanjye. Iz'isi irahimba, ziyahimbwe n'umuntu. ariko nakubwiye ko n'iza King James ntabwo ari iz'isi. Nta ndirimbo z'isi ziri ku isi Manuel, nta ndirimbo z'isi ziri ku isi. Okay, ni indirimbo z'iki ubwo? Nizo abantu bazihimbye. Indirimbo z'impara n'iz'impara, iza Kofi n'iza Kofi, iza Chameleone n'iza Chameleone. Tukavuga ko ari zo guhimbaza Imana, nizo gukora iki? Nizo kuvuga ibindi. Mu ndirimbo z'impara harimo izavuga ku mazi, izavuga ku mwaka, izivuga ku bantu kanaka, izavuga ku rukingo. Iza Bruce Melody harimo saa 9 ni saa 9 ni saa 1 n'izi. Wowe utajya kuzana ibintu by'ibishego. Oya nta kibazo, bazanyereka inzareba nanjye, niba nyereka nzareba. Kuza rudushego oya wavuze nta dushego ndimo. Urugero ndi kuguha nuko ntazibuka uko zitwa, nje ngo reka mvuge gutya. Niba hari uwahimbye aririmba ku rukundo, indirimbo za Pakita, indirimbo ya kanaka ivuga ku rukundo, ibyo nibyo biranyorohera. Tuvuga nk'indirimbo za Ruga Sipiriyani, hari indirimbo avuga ati impinja ntizigapfe. Ubwo nuko niko iyo ndirimbo yitwa. Iyo avuga ngo uramara icyo kivi, iyo ndirimbo nuko yitwa. Izaba Makanyaga za Mukamurenzi, yitwa niyo ndirimbo yitwa Mukamurenzi. Niba ari ndavuga kuri Mukamurenzi akamuvuga uzana naho yanditse handitse Mukamurenzi, wese ukavuga ko nta ndirimbo noneho zagombye kwitwa iz'isi. Ntazo, nta nimbe kwisi, nta nimbe igomba kwitwa iy'isi. Hanyuma ariko nta nizigomba kwitwa iz'Imana. Ntayo nayo. Okay, njyewe kuri njye ndakwizera nuko mbyumva, niko mbifashe muri indirimbo njyewe nahimbye kwizera zivuga Imana. Nizanjye nahimbye. N'ikimenye n'inyuma bavuze ko umuntu ajya kuzifatira icyemezo mu babishinzwe, ajya no kuzandikisha akavuga ngo iki ni igihangano cy'ubwenge cyanjye bakibaye cy'Imana. Se gute aho nashatse kuba ntwenda n'ibyo nuko Imana ariyo mpaye umwuka wera, kama n'imbaraga n'Imana zo kubihimba niyo bifitanye isano n'Imana. Ariko mu by'ukuri nitwemera ngo handimbo z'Imana, turemera ko hari n'iz'isi, kandi Imana ntiyaje kuziririmba. Isi ntiririmba. Isi se niki? Isi kuvuga ngo niba hari umuhembye indirimbo avuga ko amazi ari meza, iyo ni indirimbo ya kanaka ivuga ku mazi. Nta muntu wahimbye indirimbo ivuga ku ngabo z'igihugu ibyiza byazo, ni indirimbo yahimbwe na naka ivuga ku ngabo z'igihugu. Nta muntu wahimbye indirimbo ivuga Cyangugu ko ari nziza, ni indirimbo yahimbwe na naka ivuga kuri Cyangugu. Ariko ntabwo ari iy'isi. Ubwo rero nizere ko baba bakunda gukoresha nuko mbyumva iyi nyito mukayikubitisha abantu ngo mwebwe ngo gumurima indirimbo z'Imana, ngo hanyuma ngo abandi bakaririmba indirimbo z'isi. Nizere ko abantu mukwiye kubihagarika byo kubitisha abantu. Ese ubundi uziko njyewe nk'umuhanzi wa gospel music, buriya ngo umupagani ngo ari ibirimbo by'isi. Ibyo nabyo nakubwiye ko ijambo umupagani ari igitutsi Manuel. Buriya we ngo ni umunyejuru. Abantu bita abandi abapagane, ijambo umupagane ni igitutsi. Imana irahanga cyangwa Imana yararirimba. Wese kujya kubivuga mu mujyana cy'ikari turi kugaragara kandi nagusubije. Jewe uziko ngende nk'umuyoboke w'itoroka ariko mvuga uririmo uryishimiye uri feri yaryo. Ariko buriya nemerewe guhimba indirimbo ivuga igihugu, haririmba u Rwanda ubwiza bwaro nkaruririmba. Nemerewe indirimbo ivuga ingabo, indirimbo ivuga umukuru w'igihugu. No, ntubyemerewe. Simbyemerewe nande. Ntago wemerewe guhimba. Simbyemerewe nande ivuga ibintu byo mwisi. Simbyemerewe nande. Idini ntabwo ribikwemerera. Mva ko ari idini nyine. Iryo idini ryanyemereye guhimba iki? Izivuga ku Mana gusa. Niryo selima content. Yego nyine. Niryo ryamaye impano se. Ntabwo ari zayiguhaye ariko ziguha umurongo. Wowe uri kuvuga ubu abandi bavuga nyine. Iyo ndirimbo wayihanga. Iyi nayihanga. Ukajya guhagarara se mu rusengero ukayiririmba. None se undi wagiye guhagarara mu rusengero agiye gushima ngo Imana, ageze imbere atangira kuvuga ngo guri godora rya Rwanda form, kandi ngo guri godora abivuga mu hembo ryose. Yagiye gushima Imana ageze imbere. Ngo avuga ngo iki? Aravuga ngo adatera indirimbo nyine. Ya ndirimbo ivuga ngo guri godora rya Rwanda form. Abantu bifata ku murwa batise. Ariko yari yavangiwe n'ubundi. None bicyaririmba. None se sibyo uvuga wowe. Oya, nese wahimbiye ingabo. Ariko ntabwo nzarimbira mu rusengero. Oya, uzarimbira hese. Nayihimba ngashyira ku maradiyo nk'abantu n'abantu bakarimbira mu rusengero. Mu rusengero ndirimbiramo ibihwanye na ruko. Ibyo gusingiza ingabo mu rusengero dusingiza Imana. Ubwo rero nizere ko wivuguruje. Ubwo izo nivuguruza gute se? Iyo ni yisi. Ntabwo ari yisi, nakwiye ko nta ndimbo yisi baho. Nge ntabwo nivuguruje.
none se kuki utayirimbira mu rusengero kandi uvuga ko atari yize indirimbo ihimbaza ingabo cyangwa igihugu cyangwa umusozi iririmbirwa muri stade no mu bitaramo bindi no mu nzira no mu modoka wari usa n'uwangaye kabisubiremo neza. Indirimbo isingiza umuntu naka, ingabo, intara, ikawa, urutoki, iririmbirwa mu modoka, muri stade, mu masari y'ibitaramo, mu nzira hehe. Indirimbo ihimbaza Imana ivuga iby'Imana irimbirwa mu rusengero. Ariko kandi nayo Imana yatsinze byose. Ihimbaza Imana yo wayiririmbira ahantu hose kwisi, no mu kabari. Buriya mu kabari najyamo nkarimba Imana n'iseriye. Noneho nizo mu gito cyo guhimbaza Imana nkaziririmba kandi woza atuma bagwa. Nese mu kabari ntabwo nakwigisha ijambo ry'Imana banyemereye. Ubwo mu kabari bakwemereye sibira mu kibanyemereye abasinzi ntagara amadini anyemerera Emmanuel abasinzi nyirakabara anyemereye n'abari kunywa nkajya kuri kagatute muhagara. Ubwo se watinyuka kubimusaba? Ahubwo ikibazo yabinyemerera ukavamo se ugasubira mu idini. Nagiye kubwiriza ariko atabikwemerera se ku indirimbo bazicuranga mu kabari banyemereye ntagareje umwani haleluya wenda ntabara nka babiri bangize banasinze bahirimanga nyereka mbasomera ijambo ry'Imana nkarisoma nkavuga banywa batabyumva nyura nabagenda ntange nkigendera nyereka aranyemereye nabikora warangiza nkigendera warangiza ugasubira no mu idini kubivuga. Ese idini ahubwo idini rya mpemba ryakampembye ahubwo ko navugiye ubutumwa hano handi bajya barimba ibisoho uki batajya yose simbizi ntajye nje banyemereye nyiraka baranyemereye nje nabikora nkajya bakamba ibyuma nabikora baririmba Imana n'iseriye. Impamvu batajya biza mu gushimisha impamvu batajya myumvire no kumitekereza oya no ntagariyo no kumva ko ari mu badayimoni ntagariyo. Impamvu y'ukuri nuko bajyayo nibajyane mu ibiturisho akajyana akabiturisha banwe ahubwo wagiranye litije ni nayo mpamvu ikomeye ije rero nta biturisho nkeneye kujyanayo bundi bakagombye kujyayo bakagera ariko kubera ko babazi ariko wangira iki gutura babazi ko batatura. Manuel kakubwira indirimbo y'Imana dusoze kaze kubwira indirimbo y'Imana ngayimbwira twumva ngiye kuyikubwira tu gitabo cy'ibyashuri Yohana ibice 15 ku murongo wa mbere ku murongo wa gatatu baririmba indirimbo ya Mose imbata y'Imana n'indirimbo y'umwana w'intama bati Mwami Imana ishobora byose imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje mugabe w'amahanga inzira zawe nizo gukiranuka n'ukuri. Iyi niyo ndirimbo y'Imana abayiririmbaga rero Yohana berekwa bari ku nyanja ngo mwijuru. Iyi Imana tuzayiririmbiraho Imana iba nitugerayo Imana izaduha indirimbo yayo iyi ngiyi y'indirimbo y'umwana w'intama w'Imana. Ariko iyo ngiyo nta ndirimbo ya hano mu isi ishobora kurimbirwa mu ijuru kuko ntayo nta n'abantu ntayo tuzaririmba iyo mu ijuru nta nubwo bazanaririmba mu ijuru. Oya bazaririmba kandi noneho reka Bibiliya ivuga neza ko hari ibizima n'abakuru 24 bahora bahimbaza Uwiteka. Noneho nanasomye mu ngo wa gatatu babyemere ngo usomere wa mbere n'uwa kabiri apana itonde yandi yanyu umva byahishe umungo wa mbere n'uwa kabiri ni Yohana yarabyeretse ngo mbona mu ijuru ikindi kimenyetso gikomeye gitangaza nicyo abamarayika barindwi bafite ibyago 7 ari byo by'imperuka kuko muri byo ari mu mujinya w'Imana wuzurira. Mbona igisa n'inyanja umvise mbona igisa n'inyanja y'ihora bivanze n'umuriro mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo arababona. Yo ni indirimbo se oya umva icyo nibo barimbaga indirimbo nyine n'umubare w'izina ryayo bahagaze kuri iyo nyanja y'ibirahuri bafite inanga z'Imana apana inanga tugura mu mujyi hariya baza bafite inanga z'Imana no ngo baririmba indirimbo ya Mose bata y'Imana n'indirimbo y'umwana w'intama w'Imana. Ariko ibyo nibyo yeretswe yabibonye yerekwa aba rero nitugerayo niho tuzarimbira indirimbo y'Imana cyo kwerekwa kandi okay tuzarimbira indirimbo y'umwana w'intama zayitwiki irimo aya magambo avuga ngo byiza cyane niho tuzaririmbira ariko mwisi turi indirimbo zacu twanditse twateguye twasoma Bibiliya twazitekereza ariko gusa sinateye amabuye ababivuga bavuga ngo ntiwifata ikiro gitorere nka tone abakoresha iyo nyitono gutamenya ntacyo bitwaye ntacyo byishe nta kibazo kirimo. Ubwo dusoza rero twasoza wanzura gute? Nasoza nanzura ko nta ndirimbo y'Imana nimwe iri ku isi nta ndirimbo y'isi iri ku isi ni indirimbo z'abantu bahimba bafite ibyo basingiza ni indirimbo zanaka zisingiza Imana indirimbo zanaka zihimbaza Imana indirimbo zanaka zivuga Uwiteka Imana nicyo nakwanzura. Okay reka rero ngushimire cyane kandi nizere ko ibyo ngibyo ari ibitekerezo byawe ubwo abandi babyumva ukundi bajye muri comment batwandikire banadutelefone banatubwire n'umunwa nta kibazo
nabo duhora mu nzira bagiye batubwira bati numva iki kiganiro cyanyu muvuga ibi nibi, ariko atubwira uko abyumva nawe. Okay, reka ngushimire. Nanjye ndagushimiye. Komeza kugira umunsi mwiza. Amen amen. Imana ikomeze kukurinda. Urakoze cyane. Wowe n'abawe mwese Imana ibahaze ibyiza. Imana igukubire karindwi ibyo unyifurije. Urakoze cyane.